reka twigarukiye muri siporo kari akanyuzemo mfite amakuru y'uko wagiye muri Olympia nibyo warakinnye ngeze yo muri village olympique abagize ubuzora wapi ariko ati n'umukinnyi wabaye umukinnyi ukomeye cyane nawe yikwanganye nabo ba Mathias nabo ba Gebri Sarasi bose bari kwanganye nanjye birwa nanjye narirwanaga nk'ubu Portugati niwe president wa comité olympique muri Kenya nimba uwo muntu abaye president wa comité olympique mwiriwe banje kubashimira njye nitwa Mazimhaka Gabriel nahoze ndi umukinnyi w'umukino ngororamubiri ariwo bita atletisme mu zindi ndimi nkaba rero ngize amahirwe yo guhura n'umunyamakuru wacu agira ngo agire ibyo amenya kuri uwo mukino ngororamubiri nanjye rero nkaba namwitabye ubu nibyo tugiye kuganira murakoze murakoze njye natangiye imikino ngororamubiri gato mbere y'intambara ariko intambara ibaye birahagarara kuko nanjye nabihagaritse kubera ko ari indi mirimo nari ngiyemo inyuma y'intambara turongera turatangira atletisme kuko ndibuka yuko igihugu cyacu icyo gihe cyadusabye kwigomwa tukajya guhagarara u Rwanda n'ubwo icyo gihe bitari bimeze neza cyane tujya kuruhagarara mu mikino ngororamubiri nyafurika yabereye muri Zimbabwe muri 1996 muri make rero icyo gihe twagiye turitabira twagize imyanya myiza kuko ntabwo twaraniteguye neza kubera igihe turimo ariko twaraserutse kwerekana ko igihugu cyacu gifite abantu icyo nibuka nuko ntibyari byoroshye muri make kubera igihe tuvuyemo kandi cyatararangira neza abantu benshi bari bagifite ibikomere abantu benshi bari bagifite n'ubwoba ariko twagombaga kubicamo kugira ngo tujye dusubira igihugu cyacu tujye tugisubize mu murongo twerekane ko natwe tukiri abantu bashoboye muri make nicyo ngicyo twagendeyeho kugira ngo dukomeze kandi tugire intege muri makeya nizimye mu magambo cyane sinarizi ko naba umwatlete ariko giye muri gihe igihe cyose murafite ikintu kugerageza sincika intege mwumva ko ikintu ushaka kukigerageza kikaba cyakunda cyangwa kikanga narabigerageje rero bigeze aho birakunda kandi bigeze n'ahantu kure ku buryo ndabyibuka yuko mu byatumye ngera ari Burayi n'umukino ngororamubiri ikintu mbanza gushima cyane ndabanza gushima uruhare rw'ingabo z'u Rwanda kuko icyo gihe babonye ko turi abana b'abahanga bagerageza kutwesitara muri ikipe ya APR ariyo yari ikipe y'ingabo z'u Rwanda biduha n'amahirwe ko byaduhaye kwitoza ko nta bundi bigo twari dufite icyo gihe bwashobora gutuma twitoza ngo tubeho neza tutagiye mu ngabo kuko ubushobozi bwari bukeya tutagiye mu ikipe y'ingabo noneho icyo gihe twitoza dukorera ikipe yacu y'ingabo ariyo APR ndetse ndabyibuka yuko icyo gihe nabashije no kujya mu mikino yabereye mu Bubiligi muri 1997 umukino bari barayitiriye imikino ya Sabena muri uwo mikino ndabyibuka ko nabaye wa 7 vraiment makura ishema rikomeye ni naho hatumye mita ngira urwego rwo kujya ku rwego hejuru kugira ngo babashe kubona ko ndi umukinnyi ushoboye wakomeza kujya imbere ntago natsinze amarushanwa menshi ariko amarushanwa menshi nabashije kuba wa hafi cyane burya uzareba n'ikipe y'umupira ntago bose batsinda kandi bose bafite akamaro genda byibuka neza yuko naje Burayi bwa mbere naje Burayi mu 1998 kuko naje mu mikino y'isi y'imikino ngororamubiri mu byo bita demi marathon mu gice cya marathon yabereye Uster mu Suisse icyo gihe makuru umwanya wa 19 rero mu mikino y'isi so umwanya mubi
ni umwanya ntabwo ari umwanya upfa kubona n'uwo ari we wese, kuko umwanya wa 19 mu mikino y'isi urumva abaterana abantu bose b'isi. Noneho mavuye niho nahise mbona umumanageri afatanyije, uwo manageri kugira ngo ngereho yagombye gufatanya na bagenzi banjye nabo birukankaga, harimo nk'umuntu twakwita umusaza wacu wadutangiriye watubimburiye witwa Nawurikura Mathias, n'undi mugabo nabo ba mu Budage ubu ngubu yitwa Munyeshyaka Alphonse, nibo babashije kumfasha kuza mu Butaliyani icyo gihe kugira ngo nkurikiranwe na manager. Hari tariki 10 nageze mu Butaliyani tariki 14 z'ukwezi kwa 4/1999. Oya ntabwo rero naje njyamo, njye naje njya mu yanjye, ariko nibo basa nkaho bandashije kuri uwo manager. Murakoze cyane. Mathias we ntabwo aragikina mu Rwanda kuko ntabwo arakiri kuri iyo niveau yacu, we yarageze kuri niveau hejuru cyane ku buryo we ntabwo aragishoboye kuba yakina mu Rwanda, kuko nta n'umuntu ari kubona bakinana kuko yari afite ubwego buri hejuru cyane. Ariko ngewe ndibuka ko mva mu Rwanda icyo gihe hari abana nasize nabo bari bakomeye ndetse baje no gukomera cyane. Urugero naguha ni nka Disidiodone icyo gihe twirukanka twebwe ari umujunior, ariko wabonye ko yaje gukomera cyane agera kuri niveau y'isi, agera aba vice champion du monde hafi imyaka igera kuri 4. Urumva ko n'umuntu wageze ahantu kure cyane. Na nundi nasize nawe yitwaga Simukeka Jean Baptiste. Ubu Simukeka nawe nabone mu bakinyi dufite bakomeye cyane. Ubu nawe aba mu gihugu cy'Ubutaliyani, aba ahantu twa Siena. Na nyuma yaho hagiye havuka abandi, harimo nka Muhitira Felicien ariwe bita Magare. Ubu nawe ari kuri niveau navuga ko ishimishije. Ni umwana ugeze ahantu hakomeye cyane ku buryo numva ko hari ikintu azimarira akajya n'icyo amarira igihugu. Ubu ngubu hari n'undi mwana muto cyane w'imyaka 20 witwa Irambona Yves. Ubu niwe mwana u Rwanda ruri gusanga guha amahirwe yo kuzagira amahirwe mu Rwanda rw'ejo. Mu by'ukuri rero imikino ngororamubiri ni umukino mwiza kandi n'umukino ugiye nkunda rwose ku buryo numva ngize n'ubundi bufasha mbona burenze hejuru y'ubwo mfite. Yewe nagira ikipe yanjye forma kandi yazakomera, n'ubu narayishinze ariko nza kubura uburyo nsanga ubihagarita ko sinabihagaritse ngo ndekere, nzongera mbitangire aho nzabitangira kandi ko abana b'u Rwanda bazabyungukiramo, ndetse tukagira n'icyo natwe tukagira icyo duha igihugu cyacu n'igihugu cyatubyaye. Murakoze. Nyikina ikintu ndashaka kumva mu mutwe, mu by'ukuri umukino wa Tetsimo n'umukino mwiza nanawukoraga atandi amarushanwa, harimo no kwishimisha. Ibyo bintu rero kenshi bijya bingarukamo, mwumva hari icyo nabuze. Ikindi umenyana n'abantu, ikindi ubasha no kugera ku muntu utari kubasha kugeraho. Bijya nabyo ni ibintu by'ingirakamaro kuko ni ikintu kiba kigufunguriye inzira muri make. Ikindi nashaka kuzibagirwa nuko ubuzima bwanjye nuzuye umunsi wa nonaha nabukuye ku mukino ngororamubiri. Murakoze cyane. Umuntu wirukanka sino kuvuga ngo byatunga umuntu, bitunga n'umuryango we, ugatunga n'abamukomokaho hafi ya bose. Mu by'ukuri usijya ko jewe nagize n'ibikibazo gatoya, nabaye professionnel imyaka mike, nabaye professionnel imyaka 3 ko nyuma yaho naje guturika ivi. Iyo naza guturika ivi ngakomeza nkagera nibura mu myaka 10, sinzi uko byari kugenda, wenda nari kunguka kurushaho cyangwa se wenda nkuka gake. Ariko mu by'ukuri ndakubwira ngo ni umukino utunga umuntu ugatunga nabe shitizi. Urakoze. Mathias impamvu tuvuga ko yarageze ku rundi rwego, nubwo natwe twirukaga, ariko hari igihe wirukanka none ukabona umuntu kurusha kwiruka ukanafana. Hari aho twageze tukajya tumera nkaho none turi kumufana, kubera ko urwego
yaragezeho yirukankanaga n'abantu n'uyu munsi nabo harimo benshi bahagaze bari bakomeye cyane, harimo umugabo witaga John Ngugi, abantu bazi by'imikino ngororamubiri baramuzi. Uwo John Ngugi ndibuka nyiri n'umwana naratangira kwiruka, nigeze kubona ibyo bita cross country ku rwego rw'isi bakoze, bayikoreye Boston, barirukanse ku buryo bageze aho ikimyira cyasohokaga kikaba barafu, ukakibona ari barafu ryagaze hano. Iyo kurse nisho kuzava mu mutwe n'umunsi umwe, birukanse ibirometero hafi ya byose bafatanye bo bonyine ubwabo, abandi basa nkaho bahagaze kandi bose barirukangaga. Icyo nicyo cyerekanye ko Mathias ari kuri niveau iri hejuru cyane. Ikindi, imikino yose yagiye akina yagiye agira ibihe, sinzi ko mbivuze wenda usibye abantu bazi ibintu by'imikino ngororamubiri nibo babizi. Niwe mu munyarwanda wa mbere winjiye mu bihe by'iminota 13 mu 5000, iminota 13 mu 5000. N'uyu munsi wa none nagupfa gukorwa n'abari bo bose. Niwe munyarwanda wa mbere winjiye mu minota 27 mu 10,000. N'uyu munsi wa none nabwo nagupfa gukorwa n'abari bo bose. Kilometero 10 mu minota 27. Niwe munyarwanda wa mbere wakoze munsi y'iminota 8 mu 3,000. Niwe munyarwanda wa mbere wakoze munsi y'amasaha 2 n'iminota 10 muri marato. Mu by'ukuri rero urumva ni umuntu wari kuri niveau hejuru cyane, kuko niyaza mu Rwanda kuko twirukankane ntacyo twari kubona dukora mu by'ukuri. Wenda ku mwitozo yaraza akadufasha tugakorana umwitozo, kuko nawe iyo yashaka gukora umwitozo afite nk'imikino yitegura ikomeye yazaga mu Rwanda tugafatanya. Nubwo yaturushaga ariko natwe twamuhaga ingufu zo kugira ngo yitoze. Ndibuka yuko yaratuye ahantu nakore hagituye za Kabeza, twajyaga tubyuka mu gitondo tukava za ka Kigali cyangwa tukava jewe watu twatuye Kicukiro, tukava nka iwacu nkatambika tugahuriramo hagati na hagati, tugakorana imyitozo, tukazamuka tukagenda tukakubita za Gikondo, tukakubita za Rwamara, tukazamuka za Nyamirambo, tukagaruka. Hari igihe twaragize agatubwira ati bana ndabona mwananiwe muze dushaka twicara tumwe ka cyayi tukaganira, akatugira inama, akatubwira ati ni muhumure namwe muzagera kuri iyi niveau. Mbese ukabona ko adushimira ko tumufasha kandi natwe tukishima ko tumufasha, tukumva ko byanze bikunze ejo n'ejo bundi tuzatera mu kirenge cye. Rero mu by'ukuri sinabona icyo namushimira, sinabona n'icyo namubwira, kuko ibintu yakoze ni ibitangaza. N'ubu ngubu kandi n'igihugu cyacu niyo uvuze u Rwanda muri atletisme bahita bumva Ndabukuru Mathias. Urakoze cyane. Ngewe kuko naje nje gukina ntabwo nagarukiye habusa. Ibyo byaje nakubwiraga ni buryo umukino ngororamubiri ushobora gutuma umenya n'abantu, ushobora gutuma umenya ahantu, ushobora gutuma umenya hafi isi yose. Ngewe uziko nakubwiye yuko naje hano nje nzanywe n'umanager yitwaga yaratuye Verbania, yitwaga Gerardo, gusa twakoranye nk'umwaka aramemukira ndamureka, ariko nagaraho byo wamugana nagarukiye gusa kuko ubwo naraje nyine nkajya niruka hano mu Butaliyani. Ariko ndibuka neza ko nagiye kwirukanka demi marato ya Rotterdam nkora mu mwanya wa 3, mvayo njya kwirukanka kilometero 10 Montevideo muri Uruguay, mba wa 6. Icyo gihe ndumva nazengurutse mva Montevideo njya Argentine, mvayo njya Colombia, mvayo njya Puerto Rico, mvayo njya Honolulu, mvuye Honolulu ngaruka mu Butaliyani. Urumva inshuro imwe mu kwezi nari nzengurutse hafi y'u 6. Ubwo mvuyeyo ndaza ngeze hano mu Rwanda barampamagara bati hari championnat y'isi y'imikino ngororamubiri ya kilometero 21 iri bubere izabira Palermo.
nabwo njyayo ariko njyayo naniwe numva ngiye gupfa rwose mu by'ukuri, ariko kubera ka kantu k'ishema ry'igihugu cyawe ndavuga ninshaka ngenderwe mu muhanda ariko ngweyo nambaye idarapo ry'igihugu cyanjye, ndagenda njyayo ndumva narabaye wa 64. ariko icyari ngombwa si umwanya ari kujya gufatayo, icyari ngombwa nuko igihugu cyanjye cyari kuba presente, nanjye navuga ni ibyo ari byose nubwo naniwe ariko igihugu cyanjye ndajya kugihagararira uko byagenda kose. nakubeshye mu by'ukuri ibihugu maze kuzenguruka maze kugeramo nkarajemo ikintu cyanjye kimwe ku kindi, n'ibyo muri Afurika birimo ibihugu 40 birimo 98% byari ugusiganwa, ahandi hasigaye naho nagiye njyageyo nyine nigendeye njyanye n'umuryango wanjye njyanye n'abantu b'inshuti cyangwa nanjye kwitemberera. aho ngaho natwe twese twagiye tuza twagera hano y'ubugi manager arakubanaja akajya guha competition biterwa na niveau uriho. iyo uri kuri niveau yo hejuru cyane ashaka kuvuga ati wowe uzi kwa competition nk'imwe mu kwezi yitegure neza, icyo gihe cy'ukwezi tuvuge ukwezi kose uburi aho atuye cyangwa se uri muri icyo gice cye, cyangwa akavuga ati nimba uzajya muri Amerika genda ububayeyo witegurire, urumva ari igihe umara. ariko nanone hari n'ukundi kuntu abana bazi no baje kwiruka baje gukina, yagera nk'inaha agasanga urwego rwe ntago ruzamugeza kure, akavuga ati se no muri ko nageze inaha uwa kwigumira inaha nkashaka ikindi kintu nkora kugira ngo uzazamuke. Vraiment kuri jewe arabe batekereje neza. Ikibazo cyabamo gusa nuko yaguma inaha akibagirwa iwabo, ariko atibagiye iwabo akagira Imana ageraho akayisubiza n'inyuma akayiha n'abandi, ese agahaga akunguka agasubira iwabo akagira icyo akora kubwira abandi babizamukiraho. Ibyo bintu ni byiza. Nk'ubu njye ntabwo urugero ruri hafi, mu by'ukuri hari abantu bagiye bigumira i Burayi nyuma ugasanga ejo babaye abasitari. Twavuga nka bariya abacuranzi bacu ba Meddy, ba sinzi n'undi wa undi muremure wundi bamwita nde ego abo n'abana bagiye baza ari abana bakigumira hano, ariko Imana zabo bakazizamura ku buryo ngo bafitiye igihugu akamaro. Mu by'ukuri nawe bashimiye cyane, murakoze. Niba byoroshye wa mugani wawe kubivuze buga kuri Burayi so mukino, njye nigeze kubivuga nuko twese tutabona uburyo bwo kuza i Burayi, ngo nibura twese tugera i Burayi ubera dusubira iwacu, ako twese twarageze i Burayi twasubirayo twese twaba batagatifu, kubera ko i Burayi byonyine ubwabo ni ishuri. I Burayi kuhaba biguha ubundi bwenge utari ufite muri wowe, ugafunguka ukamenya ko ikintu cyose ukoze yipfa kuba ari cyo kiguhemba cyose hano cyakuzama. I Burayi nuko nyine numvisha uvuga ngo koza amasafuriya koza amasahani ugaseka. Jewe nigeze kubwira umudamu wanjye, namubwira nari kuzi ko umuntu uteka i Burayi utamufungurira arase y'inkweto araseka. Burya iwacu twumva ko umuntu uteka ari wa mucugusi gutera isafuriya gutya, twamufata nk'umuntu udafite agaciro. Ariko hano i Burayi bariya bateka twita ba koko nta bantu bafite amafaranga, n'abantu bo mu rwego hejuru. Yava mu isafuriya akuramo itaburiya yakwikubita mu modoka ye, yagucaho akavuga uturiya mushoramari n'indi kandi avuye gutera isafuriya. Urumva mu by'ukuri rero ntabwo biba byoroshye guha umugani wawe hano i Burayi. Byo ntabwo byoroshye kumva ngo hano twese twabona akazi, abazungu nabo bakora ntabwo babikwemera ko nabo ari akazi badapfa gutanga bakizigamira, twebwe dukora ibyo badashobora gukora. Urumva mu by'ukuri nk'ubu ngenda kubwiza ukuri, nk'ubu ugenda umushoferi, ariko hari naho njya kwaka akazi ntibakame kubera uwo mwanya uko umeze. Hari igihe aba ari umwanya mwiza wo gutwara nk'umuntu ukomeye, bakawubikira mwene wabo bakazaba mwene wabo. Niyo mpamvu rero hano iyo tugeze hano turiyarana tugakora akazi kose gahari kugira ngo
tubashe kuzamuka tujye kuzamura n'abacu n'imiryango yacu. Nabyo yago simbyemeza neza kuko hano viziyo wafatira hano nabyo bwaterwa n'ukuntu n'ukuntu uhazamukiye. Hari ukuntu ugera hano ukiga ako nabwo urumva nabwo waraje hano ukiri muto, aho se wagera hano uri mu myaka 35, wagera hano uri mu myaka 33 ugasubira kwiga kame murumva hari gishobora gusubira kwiga nabwo ukabigeraho, ariko ni gake. Niyo mpamvu umuntu wese ugeze hano kenshi ahita afata ibimugezeho mbere. Genda umushoferi mu societe ya hano itwara abagenzi muri bisi yitwa Milano International Travel. Nibyo ninjye wabajyanye rwose koko twagiye turi abanyarwanda nayo ntwaye abanyarwanda 53 ahari ndakeka kuko bisi ijya mu 55. Reka tugaruke muri siporo kara kanyuzemo. Mfite amakuru y'uko wagiye muri Olympiad. Nibyo warakinnye ngeze yo ugeze muri village olympique abagezeho bose barabapima. Urakoze cyane kuba mbaje icyo kibazo, ndumva rwose ukoza ahantu numvaga nshaka nka Paul Targat n'umukinnyi wabaye umukinnyi ukomeye cyane, nawe yirukanga nabo ba Mathias nabo ba Gebri Sarasi bose barirukanganye. nanjye birukanga nanjye narirukanga. Nk'ubu Paul Targat niwe president wa komite olympique muri Kenya. Nimba uwo muntu abaye president wa komite olympique urumva atetse